Mugire umunsi mwiza. Murakaza neza mu isomo ribahugura ku byerekeranye n'ikoranabuhanga. Iri somo murarigezwaho na iga. Iri somo kandi rigenewe umuntu wese ushaka kwihugura mu bijyanye no gukoresha sisitemu yo kwandikisha ubucuruzi ku murongo wa interineti. Iyi ni sisiteme y'ubuntu yashyizweho n'ikigo gishinzwe iterambere mu Rwanda aricyo RDB mu korohereza abantu kwandikisha ubucuruzi. Iyi gahunda yo kwandikisha ibigo by'ubucuruzi kuri interineti yatangijwe ku mugaragaro ku wa 17 Gashyantare 2014 mu gihugu hose. Wowe ushaka kwandikisha ubucuruzi bwawe ukaba ufite imbogamizi yo kutamenya ikoranabuhanga, aya masomo arakumara impungenge. Mbifurije kuyakurikira no kuboneramo ubufasha mwifuza. Kwandikisha ubucuruzi ku murongo wa interineti bisaba kuba ufite icyemezo kikuranga nk'indangamuntu cyangwa pasiporo. Bikaba kandi ibi byombi biba birisikane, bisobanuye kuba bishobora kwinjizwa muri mudasobwa. Ukaba kandi wujuje inyandiko mikoranire, nayo ikaba ibirisikane. Ikindi usabwa ni ugusaba umukono gitoronika, warangiza ukuzuza ifishi yo gusaba kuri interineti.